Bakunzi ba Yesu, bakunzi ba Gospel TV Rwanda, bakunzi b'ikiganiro isoko y'agakiza, nimugire amahoro aturuka ku mwami Yesu. Imana y'amahoro nibishimire, ndabasuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbese muraho? Ni mwene so Ernest Niyosenga ubasuhuje. Iki ni ikiganiro isoko y'agakiza. Muratubabarira cyane, twari tumaze iminsi tutavugana, tutaganira ku ijambo ry'Imana kubw'impamvu z'ibikoresho, ariko dushimye Imana cyane ko yongeye kwemera ko tugaragara kuri izi mikoro za Gospel TV Rwanda. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana mbere yuko tuganira ku ijambo ryayo. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, urero urakiranuka. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye ko waturinze ukarinda ubugingo bwacu. Warinze bene data, urinda mwami Imana igihugu cyacu. Wabanye natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imbabazi zawe ntabwo zatuvuyeho, urukundo rwawe turi kurubona uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo dusangire ibyo kurya byera bitunga ubugingo, kandi tugushime ko uri kumwe natwe kugeza ku mpera z'isi. Uyu ni umwanya w'ijambo ryawe. Nsabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zibane natwe, ziherekereshe iri jambo imbaraga zihindura kandi zikora, imbaraga zisenya ibyo Satani yubatse, kandi imbaraga zubaka umuntu zikamukomeza. Ushimiye kubanye natwe. Umuntu wese uzumva iri jambo, uzareba iki kiganiro, uzamuha umutima ucishijwe bugufi, kuko nasobanukiwe neza n'ijambo ryawe rimbwira ngo ngo ufite uwo mutima ubasha kubana nawe kandi ukamweza rwose. Uzabane nawe rero kandi rizasohoze icyo waritumye mu buzima bwacu ndetse no mu buzima bw'umuntu uzaryumva. Urakoze cyane Yesu, urakoze cyane Mwuka Wera, urakoze cyane Data wa twese. Amen. Ndabashimiye cyane kandi nkomeje kubishimira ko mubana natwe umunsi ku munsi. None ijambo mbazaniye ni ijambo rivuga ngo kugwiza imbaraga z'umutima. Kugwiza imbaraga z'umutima. Iri ni ijambo ritoroshye kandi ni ijambo ryiza, ni ijambo ririmo ubutsinzi bukomeye, kandi ni ijambo ririmo imbaraga zirema, ririmo imbaraga zihindura, ririmo imbaraga zubaka, ririmo imbaraga zisenya mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya mbere, turahera ku murongo wa 76, kandi tuze gusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 murongo wa 12. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya mbere murongo wa 76. Utwa magambo uravuga ngo indirimbo ya Zakariya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze, no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Haleluya. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 ku murongo
wa 12. Bibiliya iravuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye, kugeza aho nzazira. Ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Imana itugirire neza cyane. Amen. Aleluya. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 76, twasomye amagambo tugeza ku murongo wa 80. Ariko umutwe w'amagambo uratubwiye ngo iyi yari indirimbo ya Zakariya. Ni mu gihe Zakariya yari yuzujwe umwuka wera, maze Yohana amaze kuvuka. Ngo Zakariya yuzura umwuka wera, yari amaze guhishurirwa neza, kandi yari yaramenye neza ko Yohana uyu nguyu azaba integuza ya Kristo. Haleluya. Zakariya yari umutambyi mukuru muri ubu buzima bwacu bw'imibereho ya buri munsi. Uyu Zakariya tumugereranye nka minisitiri w'ubutabera mu Rwanda, cyangwa minisitiri w'ubutabera mu gihugu icyo ari cyo cyose. Uyu yari umuntu ukomeye cyane, yari afite ubutunzi bukomeye, kandi mu by'isi mu bigaragara nyine urumva nawe minisitiri aba ari umuntu ukomeye cyane. Ariko akimara kubyara uyu mwana Yohana yuzuye umwuka, aravuga ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze. Imana ishimwe cyane. Tujye ku mateka ya Yohana. Yohana uyu nguyu nyine yavukiye muri uyu muryango ukomeye, ariko ntabwo byakunze ko akura aba iwabo. Uyu nguyu yakuriye mu butayu, atunzwe n'imbuto z'ibiti. Mbega ni nkaho yari abayeho mu buzima bukomeye cyane. Ntabwo yarabuze kurya inyama kwa se Zakariya, ntabwo yarabuze kurya ibiryo byiza nk'abandi. Ntabwo uyu Yohana nawe yari yanze kubaho nyine nk'ibikomangoma, nk'abana bo mu miryango ikomeye. Ariko kuko Imana yari yaramuteguriye kuzatangariza abantu imbabazi z'Imana, kuzaba integuza ya Kristo. Imana yari yaramuteguriye kuzavamo umuntu ukomeye cyane. Imana yaramujyanye ajya mu butayu, akurirayo. Haleluya. Akurirayo ijya kumutoza. Bibiliya iratubwira ngo uyu mwana uko yagiye akura, yagiye agwiza imbaraga z'umutima. Bene data, biragoye cyane kumva Yohana yaravukiye muri uyu muryango ukomeye gutya, ariko agakurira mu butayu, kugira ngo nyine agwize imbaraga z'umutima. Mu kugwiza imbaraga z'umutima niho yaherewe nyine ububasha. Haleluya. Yaherewe ubutware, yaherewe imbaraga, kugira ngo atangaze neza iby'agakiza, tangaze kwigisha umubatizo wo kubabarirwa no kwihana ibyaha. Uyu mwana iyo ataza gukora agwiza imbaraga z'umutima, ntabwo yari kwigisha abantu bababwire ngo mbese ngo mwabana b'inciramo, ngo niki kibabwiye, niki nyine, mbese niki kibahishuriye kugira ngo muhunge umujinya uzatera. Ndababwiza ukuri yuko udahagaze mu butware bw'Imana isumba byose, utaragwije imbaraga z'umutima, iri jambo ntabwo waryatura, biragoye cyane. Ariko Zakariya we yarakomeje aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, kandi ngo uwo museke uzamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu.
ikindi yarakomeje aravuga ngo uwo museke ngo uzayobora abantu ku nzira y'amahoro. Imana ishimwe cyane. Nta wundi yavugaga Kristo, kuko niwe uzaza uvuye mu ijuru, niwe uzazana imbabazi zidashira. Izo Yohana yigishirizaga avuga ngo kandi aravuga ngo uwo nguwo ngo uzitwa umuhanuzi w'isumba byose. Zakariya avuga umwana we Yohana. Ubu yabaye integuza, yigishije umubatizo wo kwihana ibyaha ndetse no kubabarirwa. Arangije Zakariya aravuga ngo yarakuze, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu, ntiyitaye ku byo kurya byiza, ntiyitaye ku butunzi baba bari bafite, ahubwo yatunzwe n'inkeri zo mu butayu, atungwa n'imbuto, ariko kugira ngo aze ahishurwe mu gihe gikwiriye. Rero bene data, iri jambo turimo turaganira, Imana irashaka ko wowe rubyiruko, wowe musore, wowe mukobwa, muri iki gihe, wowe mubyeyi, muri iki gihe ugwiza imbaraga z'umutima. We kwita ku byo ubona, we kwita ku butunzi isi kwereka, we kwita ku byiza urebesha amaso y'umubiri, ahubwo gwiza imbaraga z'umutima. Nutagwiza imbaraga z'umutima, ntabwo uzabasha guhamya nka Yohana uvuga ngo mw'abana b'inshiramwe, ninde ubagiriye inama yo guhunga umujinya ugiye gutera? Ntabwo bishoboka. Nutagwiza imbaraga z'umutima, ntabwo uzabasha guhagarara mu nzira Imana irimo iratambuka nyine ngo resiste. Ntabwo bishoboka. Nutagwiza imbaraga z'umutima, ntabwo uzabasha guhamya neza ibyo wamenye. Bari kukubaza impamvu yo kwizera kwawe, ntabwo uzabasha guhamya. Muri iki gihe kigoye, Imana iradusaba kugwiza imbaraga z'umutima ngo tube abadakemwa, tube abahagarara bashize amanga ku byo twizeye, ku byo twamenye, ku byo twumvise, ku byo duhamya. Muze tugwize imbaraga z'umutima. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 12, hatubwiye neza ngo muri iyi minsi ntakagire umuntu uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku ngeso, ku byo uvuga, ku kwizera, ku rukundo ndetse no ku mutima uboneye. Iki gice cya 4 kitubwira neza, ku ntangiriro hatubwira iby'abigisha b'abanyabinyoma, avuga ngo muri iyi minsi turimo hazaduka imyuka iyobya n'inyigisho z'abanyabinyoma. Abo ngabo ngo bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Bene data, mu gihe tugezemo, nutagwiza imbaraga z'umutima, izi nyigisho zirakuyobya. Nutagwiza imbaraga z'umutima, nutaba icyitegererezo cyo ku byo wizeye, ngo ube icyitegererezo ku rukundo, ngo ube icyitegererezo ku ngeso zawe, ndetse ngo ube icyitegererezo ku mutima uboneye, uraraye ntabwo wiriwe. Kuko nyine niba umuntu yatangiye guhinyura ubusore bwawe, niba umuntu akureba agatangira kukunyuza mu ijisho, akabona ko ibyo wizeye nyine nawe ntabwo uhamye, nta mbaraga z'umutima ufite wo guhamya Kristo, haba mu byago ndetse no mu makuba, nta mbaraga z'umutima ufite zo kurwanya ishyaka ry'umurimo w'Imana, nta mbaraga nyine ufite, uragenda usesera, uragenda wihisha inyuma y'abandi mu guhamya, urimo uragenda ubebera,
nyine ntabwo, mbese iki gihe uzagicamo ute utagwije imbaraga z'umutima? Twabonye urugero rwiza rwa Yohana. Twabonye ko Yohana yari umwana w'umutambyi mukuru, yari umwana wo mu biryo, yari umwana muri iyi minsi baravuga ngo yari umwana wo mu gikoma cy'avoka. Yohana uyu nguyu, Zakariya yari umukire cyane, anahise umutambyi mukuru amugereranya nka minisitiri w'ubutabera, umva nyine minisita aba akomeye. Ariko uyu nguyu yagiye mu butayu, niho yakuriye, niho yagiye kurererwa n'umwuka wera, niho yagiye kurererwa n'Imana. Ise yuzuye umwuka aravuga ngo uwo mwana ngo yarakuze, haleluya, ngo yarakuze agwiza imbaraga z'umutima kugeza igihe yerekaniweho Abisiraheli, haleluya. None wowe urusaku, induru iravuga, ukirukanka, ikintu cyakugeraho ugashyira induru ku munwa, ugataka nk'udafite umurengezi, uraburara rimwe ngo byacitse, wasenga ukumva nyine ukabona Imana ntabwo irimo irihutisha ibisubizo, ukavuga ati Imana tiwaranyibagiwe. Wagera mu rugamba rw'amahina aho kwizera Imana ukicira inzira, wagera aho rukomeye ukabebera, aho guhamya neza ngo ugaragaze impamvu z'ibyiringiro no kwizera kwawe, ukagenda usesera. Mbese nutagwiza imbaraga z'umutima ku rugendo rukomeye kandi ari rurerure, ko inzira ibaye ndende, aho ngaho iyo nzira ntuzayigwamo. Mbese uzabasha guhagarara uvuga ushize amanga utaragwije izi imbaraga? Erega izi imbaraga tuvuga ntabwo hari imbaraga dukura mu bijumba. Ku bantu bazi neza ibintu by'imirire batubwira neza ko hari ibitera imbaraga, hari ibyubaka umubiri, hari ibirinda indwara. Singiye kubivugaho cyane, ariko izi mbaraga tuvuga ntabwo ari imbaraga ziva mu bijumba, izi mbaraga tuvuga ntabwo ari imbaraga ziva mu birayi, izi mbaraga tuvuga ntabwo ari imbaraga ziva mu bigori, izi ntabwo ari imbaraga ziva mu bishyimbo no mu bisheke, izi mbaraga tuvuga ntabwo ari imbaraga ziva mu kawunga. Izi mbaraga tuvuga ni imbaraga z'umwuka wera. Izi mbaraga tuvuga ni imbaraga zisenya. Izi mbaraga tuvuga ni imbaraga zubaka. Izi mbaraga tuvuga ni imbaraga umuntu yakira, haleluya. Kristo yaravuze ngo namwe muzazihabwa, umwuka wera nabamanukira. Izi mbaraga tuvuga zatumye Yohana avuga ngo mbese mw'abana b'inshiramwe, niki gitumye, ninde ubagiriye inama, ninde ubahishuriye guhunga umujinya uzatera? Izi mbaraga ni imbaraga z'umwuka wera. Bene data, ni ukuri muri iki gihe tugezemo ni igihe kigiye gusaba ko umuntu wese yivomerera amazi azaba ahagije, kuko tugeze mu gihe cyo kugotwa, tugeze mu gihe cy'iminsi ikomeye, kandi buri wese akomeze ibihome bye iyi minsi ikomeye itaradushyikira. Iminsi ikomeye mu kwizera, iminsi ikomereye kwizera kw'abantu. Ni iminsi guhamya bizaba bigoye, ariko ku muntu wagwije imbaraga z'umutima, haleluya, ku muntu ufite imbaraga z'umwuka wera, ku muntu uyoborwa n'umwuka wera, ku mwana w'Imana, haleluya, azacana umucyo, azaba yambaye nyina yikwije. Ariko umuntu uzaba wambaye impenure, uyu muntu ntago azahanyura. Uwambaye akikwiza
niwe uzatambuka, niwe uzahacana umucyo. Imyambaro mvuga ntabwo ndi kuvuga amakanzu maremare n'amajipo maremare, oya. Ndi kuvuga wa muntu wagwije imbaraga, wambaye intwaro zose z'umwuka: kwizera, ubutumwa bwiza, umukandara, inkweto. Haleluya. Uwo nguwo niwe uzahacana umucyo. Ariko uwambaye impenure, wa wundi nyine Pawulo yabwiye Timoteyo amubwira ngo ntihakagire uzahinyura ubusore bwawe, uwo nguwo nyine uzaba wambaye izo mpenure, uwo nguwo umuntu wese areba akamuhinyura, uwo nguwo umuntu wese abona akavuga ngo mbese wowe, wa wundi nyine umuntu areba akavuga ngo byari byiza iyo utaza kumenya inzira y'agakiza. Uwo nguwo ntago azahanyura, uwo nguwo arasigaye. Nahura n'Imana mu ikorosi, Imana iramugonze. Uwo nguwo utararinze ibyo kwizera, uwo nguwo utarahamije, uwo nguwo utarambaye imbaraga, uwo nguwo utaragwije imbaraga z'umutima, uwo nguwo arasigaye. Bene data, muze tugwize imbaraga z'umutima, nimuze duhamye, nimuze tugire kwizera gushikamye, nimuze twakire ingaruka z'ibyo twizeye, twakire ingaruka z'ibyo twamenye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo unshikamijeho umutima nzamurinda aba amahoro masa. Nimuze twambare imbaraga, tugwize imbaraga z'umutima, dusenge Imana ubudasiba kugira ngo tubashe kunyura muri ibi bihe bikomeye mu kwizera tujye guhora nabyo. Tujye gusenga Imana. Bene data bakunzi, inshuti z'umusaraba, bakunzi ba Yesu, bana b'Imana, muri mu rugendo rugana mu ijuru, muri kunyura muri iyi nzira ifunganye. Ariko ijambo riratubwira ngo izaba iy'abakiranutsi, abandi imitima ntibazayinyuramo, ngo nta nyamaswa y'inkazi n'imwe izahagera. Nimuze duhunga umujinya, nimuze dukiranuke, nimuze tugwize imbaraga z'umutima, kuko utagwishije imbaraga z'umutima iyi nzira ndakurahiye ntazayinyuramo, iyi nzira ndakurahiye azayigwamo. Kandi ngo abaguye mu nzira, bene data, ni benshi baragwiriye. Ariko nshimye umuririmbyi waririmbye ngo ndetse n'abagezeyo baragwiriye, ubu baranezerewe umwana w'intama w'Imana. Ndakurarikira, ndakwifuriza, ndagusaba mwinginga. Nicyo gituma Imana iri kukwingingira muri iri jambo ryayo, kwingingira muri nge, kugira ngo umenye neza uyu mutima w'imbabazi z'Imana, uyu mutima uzatuma umuseke udutambikira, uyu mutima, haleluya, uyu mutima watumye uje kumurikira, uyu mucyo uje kumurikira abari mu mwijima, uje gukora abantu bari mu rupfu, uje kubahereza ubuzima buhoraho, uje kubahereza ubuzima buzima, uje komora abantu inguma z'ibyaha. Haleluya. Uje gukuraho izo ngovu zose z'ibyaha. Muhishurirwe bene data ikintu kiri mu mbabazi z'Imana, muhishurirwe neza urupfu rwa Kristo, muhishurirwe neza imibabaro yagize i Karuvali, muhishurirwe neza imibyimba yakubiswe, muhishurirwe neza rya kamba ry'amahwa, muhishurirwe neza rya cumu yacumiswe, muhishurirwe neza wa muvu w'amaraso w'ibyuya bivanze n'amaraso. Muze mwegera Imana nayo izabegera. Ahandi rero muve mu byaha, mukiranuke. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 10:9, ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukamwizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, ni ukuri kose uzakizwa. Ndakubwiza ukuri kuzakizwa. Kandi ukimara gukizwa uhawe izi mbaraga, ukimara gukizwa ugwijije imbaraga z'umutima. Izi mbaraga nta nizo zizagutambutsa muri ibi bihe bigoye turi kunyuramo, izi mbaraga nta nizo zizagutambutsa mu gihe gikomeye. Bene data ndabinginga rero, nicyo gituma Imana iri kubingingira muri njyewe ngo mwakire izi mbaraga, mugwize imbaraga z'umutima, kandi muhore musenga ubudasiba. Reka dusenge Imana. Bene data, umuntu wese waba ugize icyifuzo umva wakakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, uyu ni umwanya. Ijambo rirambwira ngo niwumva, dore mpagaze ku rugi ndakomanga,
niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, kuko uyu niwo munsi wo kwemererwaho, uyu niwo munsi wo gukirizwaho, uyu niwo munsi wo guhunga Satani, uyu niwo munsi wo guhunga umujinya, uyu niwo munsi wo kwakira imbaraga ziturutse mu ijuru. Iyi Mana yarazitanze, kandi ngo yatanze n'umwuka wera, ngo yamuducuncumuriyeho, ngo yamutanze disi, ngo umva di, ngo yamutanze itamugeze. Bene data muze duhamye, muze mwambara imbaraga, mwizere Imana, mwizere Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tujye gusengana n'umuntu wese wumva agize icyifuzo cyo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we. Kandi rwose turaza gusigaho na nimero zacu, muzaduhamagare mutubwire neza iby'inzira y'agakiza, uko mugiye kwitwara ku bantu bazaba bakiriye Kristo. Mutuvugishe ku bibazo mwaba mufite ndetse n'imbogamizi mwahuye nazo, maze tubafashe gusenga, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo musabirane. Haleluya. Tujye gusenga. Aho uri upfukame ubwire Imana, waba waraguye warasubiye mu byaha, waba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ku muntu utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, usenga ubwira Kristo ngo Yesu ndakwihaye, ibyo nari ndimo byose ndabiretse, kuko nasanze nta kamaro byangirira. Maze gusobanukirwa neza ko wapfuye kandi ukazuka, maze gusobanukirwa neza ko abo wari waje kureba ya ntama yari yarazimiye nanjye nari ndimo. Uvuge ngo Mwami Imana, ibyaha byanjye ndabiretse, kuko bintandukanya nawe, ahubwo ndashaka kuba wawe. Ndakwihaye wese ngo unyiharire kandi unyobore kugeza ku mpera y'isi. Muri ubu buzima nanjye nzabe umuragwa w'ubugingo buhoraho. Iryo ni ryo sengesho umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we ari buze gusenga. Noneho ku muntu wasubiye inyuma, asenga asaba Imana imbabazi, atakambe kandi yongera ibihe byo gusenga, akomeza kwiza imbaraga z'umutima. Imana irabana namwe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Uri Imana ikomeye, tugushimiye kubanye natwe muri iri jambo. Iri jambo ryawe ni inkota ikebera bugi yombi. Iri ni ijambo rihindura imitima y'abantu. Iri ni ijambo rikize inkovu z'ibyaha. Iri ni ijambo twireberamo mu ndorerwamo yaryo, tugasanga neza ko hari icyo dukwiye gukora. Hari abantu Mwami Imana bagize intima mu mitima yabo, hari abemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko hari n'abandi basabye imbabazi kubwira ijambo. Uwiteka we, ngwino utange imbabazi. Kandi Uwiteka, umuntu wese ugarutse ucishije bugufi n'iri jambo, umubabarire kandi umuhereze imbaraga, nawe agwize imbaraga z'umutima. Mukomereze amaboko mu rugendo. Kandi Data wa twese, kugeza igihe uzazira, Kristo wera w'imbabazi, igitambo cyawe turagishima, turagishima, turagishima. Cyo kitwoza ibyaha, ayo maraso wavuye ku musaraba i Golgotha, natwe niyo yatumye tuba abo turibo. Waradutsindishirije, turagushimiye. Ubuntu bwawe nibwo bwatugize abo turibo, kandi buduhesha imbaraga, buduhesha gukira inkovu z'ibyaha byacu, maze natwe turahamya gukomera kwawe. Ngwino utange imbabazi ku muntu wese ucishije bugufi n'ijambo ryawe, kandi ubongerera imbaraga. Urakoze cyane. Ijambo wariherekeresheje imbaraga zihindura, imbaraga zirema. Gushimiye ko Mwami Imana izo mbaraga zubaka, kandi gushimiye ko ugiye guhereza abantu kugwiza imbaraga z'umutima mu gihe gikwiriye, nabo bazakora umurimo wawe. Urakoze cyane. Tuzabye mwize mu izina rya Data wa twese, iry'Umwuka wera n'Umwana. Amen. Murakoze cyane rero. Imana y'amahoro ibishimire kandi ibahereze umugisha. Mukomeze kubana natwe. Amen.